Ismail Mwanafunzi wamenyekanye cyane akoresha amagambo nka miliyaridi, utunyangingo, ni gute twisanze aha, ndetse n'andi magambo menshi yakunzwe agakundwa bitagira akagero. Ismail Mwanafunzi ni umugabo wahariye ubuzima bwe bwose gukoresha umutwe n'umunwa mu kutugezaho ibyegeranyo bicukumbuye, ibyegeranyo byuje ubuhanga, ubushishozi, mbese usanga ari nta makemwa. Kuva gatuna kugera i Rusizi, kuva ku mwana kugera ku musaza, kuva ku woroheje kugera ku ufite amikoro menshi, bazi kandi bakunda ibyegeranyo bya Ismail Mwanafunzi. Umugabo wagiye uvugaho ko agira isoni cyane, avugaho gutinya kujya mu ruhame, gutinya kamera no gutinya kwifotoza, gutinya abakobwa, guhora ahuze, ariko akaba umuhanga cyane, agakunda akazi ke, kakishimirwa na benshi. Ni byinshi wabwiye kuri Mwanafunzi, uyu munsi wabishira amatsiko muri iki kiganiro. Nyemerera tubumburire hamwe igitabo cyanditsemo amateka y'ubuzima bwa Mwanafunzi kuva akiri muto kugeza ubu yabaye ikimenya bose. Ngiye wumva ni Twizerimana Gerard, ikiganiro ni cya Murika TV Show. Nguhaye ikaze. Mwanafunzi wamenyekanye cyane mu byegeranyo byakunzwe, ibyegeranyo by'ibihe byose, ari byo wari uzi ko ikiganiro gica kuri Radio Rwanda gikunzwe na benshi. Mukunze kugikurikira buri gihe ku cyumweru saa 2, iyo amasaha yo ku cyumweru saa 2 ageze, hirya no hino mu Rwanda abanyarwanda baba bategereje n'amatsiko menshi kugira ngo biyumvire icyo kiganiro. Ushobora guscrollinga kuri YouTube, wakwandikamo Ismail Mwanafunzi ukabona ibyegeranyo byinshi yakoze byuje ubucukumbuzi kandi biryoheye amatwi. Ismail Mwanafunzi muzi, abenshi mwakunze mutazi n'ifoto ye, umwumva kuri radio, yakoze n'ibindi biganiro byakunzwe, ari byo Sobanukirwa yacaga ku Isango Star ndetse na Dunia Yetu. Nyemerera noneho twinjire byimbitse ku buzima bwa Mwanafunzi yabayemo kuva akiri muto, amashuri yize n'uburyo yinjiye mu mwuga w'itangazamakuru. Ismail Mwanafunzi yavukiye mu karere ka Kamonyi, akaba ari naho yize amashuri abanza. Amashuri yisumbuye yayize Kansi, yiga indimi n'ubuvanganzo, ari byo bita lettre. Yaje no gukomeza kaminuza, akomeza yiga itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Ismail Mwanafunzi yasoje amashuri yisumbuye ngo ari umuhanga cyane, azi kuvuga neza indimi zitandukanye, azi Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda, dore ko ari narwo rurimi gakondo rwa Ismail Mwanafunzi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, ndavuga segonderi, nibwo impano ya Ismail Mwanafunzi yaje kugaragara, izamuka ku muvuduko uri ku kigero cyo hejuru. Mwanafunzi yatangiye akorera Radio Salusi avuga amakuru mu Gifaransa, akomereza kuri Contact FM, akora ikiganiro cya Dunia Yetu. Aho hose ahagaragaza ubuhanga buhebuje ndetse n'ubunararibonye, bituma yerekeza kuri Radio Isango Star, aho yakoraga ikiganiro. Ikiganiro cyakunzwe na benshi, kikamumenyekanisha, cyitwa Isango Sobanukirwa. Yakomeje akora ku Isango Star, RBA ikamwumva, ikamukurikira, iza kumutera akajisho, iramurokirita, imugira umunyamakuru wayo. Atangira akora mu ishami ry'amakuru ndetse na waruzi ko bakamukunda cyane, bakamwihebera. Akomeza akora no mu makuru mu Kinyarwanda, abenshi bakamukunda. Hari byinshi byagiye bimuvugwaho nko gutinya abakobwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ubundi Mwanafunzi bivugwa ko yatinyaga abakobwa kubera impamvu itazwi neza. Byaje gutungura abantu mu mwaka wa 2023, aho yaje gusezera ubusiribateri, ashaka umwari mwiza cyane. Gusa ibyatangaje abantu nuko mbere yo gushaka nta poste n'imwe ya Mwanafunzi, ngo abantu batunguwe na invitation, ngo babona ari nayo mpamvu bavugaga ko atinya abakobwa. Ababeshyuje bamubeshyeraga. Dore ikindi kintu bivugwa ko atinya cyane, kamera. Iyo urebye kuri Google ndetse n'ahandi hantu hatandukanye, ubona amafoto make cyane ya Ismail Mwanafunzi. Ubanza ari nayo mpamvu abantu bavuze ko atinya kamera. Kuba wamukoresha ikiganiro biragoranye cyane. Gusa muri iyi minsi ishize, Gerard Mbabazi aherutse gukora igisa n'amateka,
aramutumira amukoresha ikiganiro cyakunzwe cyane kigatumbagira kikagera hejuru, bitewe na benshi bari bakumbuye kubona isura ye kubera ko adakunda kwigaragaza. Mu bintu Mwanafunzi akunda kandi yihebeye, bimwe n'ubyumva uratangara. Hari abazi ko akunda gusoma ibitabo cyane, ariko siko bimeze. Mwanafunzi ngo akunda kwiyumvira audio, agakunda n'umukino wa basket, ngo naho gusoma ibitabo byo arabisoma ariko ni gake cyane. Ismail Mwanafunzi wakoze ubukwe ku itariki ya 1 z'ukwa Karindwi 2023, ubukwe bwabereye i Huye. Ni mu nyemerere mpinira amateka ya Ismail Mwanafunzi, byishimo byamuranze byose bivuze yakwira bugacya. Nje wumvaga ni Twizerimana Gerard, nakagaruka. Ciao ciao.